Yes, mbibutse ko turi mu kiganiro Shalom hano kuri TV1 ngira ngo ni ukuva saa 7 kugera isaha y'isa 8 kugenda tubagezaho amakuru yaranze gospel industry mu bihe bitambutse cyangwa se muri kino cyumweru. So muri kano kanya turi kumwe n'umugabo umajije kubaka izina cyangwa se umajije kumenyekana mu buryo butandukanye. Saba Saba umeze neza? Meze neza. So amazina yawe kuba takuzi cyangwa bakikubona muri kano kanya? Nitwa Barafinda Sekikubo Fred, umusaza ukuri, umusaza w'imyaka 250 mu bwonko, baze kumbaza nyuma. Yes, okay. Barafinda niryo zina ryawe kuva ku babyeyi? Birumvikana ye Barafinda ni izina ryanjye kuva ku babyeyi. Yes, tuguha ikaze mu kiganiro Shalom hano kuri TV1 Barafinda. Shalom bisobanura amahoro. Mahoro abane n'abanyarwanda bose n'abanyafrika n'isi yose. So hari umuntu ushobora kwibaza ese wowe urakijijwe? Birumvikana nge ndakijijwe, nta utakijijwe kuri iyi si. Twese turi abakirisitu twarakijijwe. Utarakijijwe yanze kuvuka. So bivuze ngo uri umukristo, so wowe ku bwawe usengera muri hedini cyangwa se ubarizwa muri ihe torero? Birumvikana kuba narakijijwe ukaba umbona kuri iyi si narakijijwe koko hari byinshi byari kuba byarampitanye kuva kera kugeza ubu uno munsi. Kuva rero nkiriho narakijijwe kandi nakijijwe n'umwami Yesu Kristo utirengagize papa we Imana. Nimba nanye ndi umwuzukuru w'Imana simbizi. Ariko bivuze ngo wemera Yesu Kristo? Yesu Kristo nase ari we nimba nakwita sogokuru wanje Imana. Bityo rero sinababesha ko ngo ngira idini iri niri. Iyo umaze kuba umuyobozi umubyeyi ku isi ya rurema, bana bawe bose urabakunda kimwe. Rero ntabwo ngira ahantu runaka ku rwego bungezeho bwo kuba nasengera hanaha nkuko umaze kubisobanura haruguru. Hariya umuntu w'umuyobozi wakataraboneka ku isi, rero abantu bose abafata kimwe. Yo mu ntomiye mu bakirisitu ngerayo, Protestant mbandiyo, Catholic birumvikanye, Islamu bene data hose mbandiyo. No kuvuga n'abandi nge ndi umutungo bwite w'abantu bose, singiraho mpengamiye kugeza ubu. Yes, hari amagambo uwo mugabo tubwiye witwa Yesu nyine yigeze kuvugana imyaka hafi 2000 bishize, avuga ngo niba ijisho ryawe ry'iburyo rikubereye igisitaza urinogoremo, urijugunye kure yawe. Ayo magambo yavugaho iki Barafinda? Dore ko nayo nsanganyamatsiko turiho kuri kano kanya. Birumvikana ni ryaba ari kubereye ikigusha kugira ngo iminsi isigaye mike cyane utazatumuzwa n'akamanyu. Ubwo ni akamanyu k'umutima. Nimba ubona ako kamanyu kagiye kugutumuza, byaba ngombwa ko wakamanyuraho ku kandi ku mbumbe yako hanyuma ugashyira ku ruhande. Niyo mpamvu yatuhanuriye kunogoramo iryo jisho ryagutumuza none ukarikuramo. Bityo rero niyo mpamvu nahanurira bose ntibakajye batumuzwa n'amaso yabo, nubwo Imana yabahaye nk'umutungo bwite. Bajye bareba ibyabakoze isoni barebe ku ruhande, ibyabatumuza barebe ku ruhande, ahubwo bahanga ijisho abasaza, kuko abasaza ni isomero ry'ibitabo. Urakoze cyane, ariko ndagira ngo dusobanurire abantu badukurikiye muri kano kanya. Bivuze ngo nawe ushyigikiye yuko niba iryo jisho rigusitaza ushobora kurikuramo ukarijugunya kure? Birumvikana wa munyamakuru, si ukuvuga ngo ukuramo ijisho. Ijisho ukuramo ni riba mu bwonko ritareba kure, ntabwo ari iri jisho Imana yaguhaye. Iyi ni imitako, ariko ijisho nyajisho riba ku bwonko, niryo bakubwira kuramo iyo virusi hanyuma usigarane umuti ukuramo virusi. Yes, turacyari kumwe na Barafinda, harimo aratubwira byinshi bitandukanye mu kiganiro turi kwigaho cyangwa se turi kuganira n'abantu batandukanye ku bijyanye n'ukuntu umuntu ashobora gutsinda ibishuko. Wowe iyo uhuye n'igishuko mu buzima bwawe ukirwanya ute cyangwa se ugitsinda ute? Birumvikana iri jisho twasobanuye ni kamera. Uwakoze kamera yakoze kamera ashingiye ku jisho ry'umwana w'umuntu. Bityo rero iyo ndebye ikigusha mpita nibuka kamera, nayitekereza ikahita insimbura icyo kigusha nari ndimo gufokasingaho, nari mpanzeho ijisho imbone yanjye. Bityo rero ubwo nkaba nyitsinze icy'umutwe, noneho nkaba mbonye agakiza.
ku ruhande rwawe juste gisobanura nk'abantu nk'iyo wenda ikintu kije mu mutima wawe tuvuge nk'ubu ngubu hari igisitaza kikujeho wowe ukirwanya igishuko igisitaza ukirwanya ute voilà fondasiyo y'icyaha reka da fondasiyo ndamurwanya nkayizimangatanya ukuntu nkoresheje technicalities udukoryo tw'ako kanya batwita immediate solutions and resolutions. Urabona imyaka 47 umuntu aba amaze ku isi yaba ahuye na bingahe? Ariko rero ntangazwa n'umuntu utangiye gusitara afite imyaka 15 cyaba ari ikibazo, azamara 47 asitaye kuri bimeze bite? Rero bityo rero niyo mpamvu nabaha igisubizo cyiza cyane. Yo mugomba gutekereza byimbitse ukareba ikigufitiye umumaro w'igihe kirekire, ariko ukirinda ikigufitiye umumaro wako kanya. Ushaka gukemura akabazo kako kanya, ariko noneho ukazabura igisubizo kirambye cy'igihe kirekire. Bityo rero niyo mpamvu mbambwira abantu bajye bareba ibisubizo birambye aho kureba ibisubizo bya bugufi, kuko bituma abantu batisazira bava ku isi vuba, kandi umuhamagaro wabo ari uwo kumara ku isi imyaka myinshi. Ubwo aho ubutumwa ndabubwira cyane urubyiruko. Urubyiruko rero ngeyo ndurebye nkareba ukuntu imyaka 18 bari kugira ibishuko byinshi bibashukashuka bibiyegereza bibagira inshuti, kandi inshuti y'inziza ni Yesu Kristo ni Imana, none n'umuturanyi mwiza. Umuturanyi mwiza nawe urumva abatanze urugero ku mibanire myiza y'abanyarwanda kandi iganisha mu rukundo. Ahari urukundo haba byose, kuko urukundo ni byose. Ariko urukundo mvuga si urukundo rw'abakobwa n'abahungu. Ruriya rukundo rw'abakobwa n'abahungu, love is a disease. Urwo rukundo ni indwara. Iyo ndwara itagira muganga w'umwihariko. Abandi bose nshaka gusanga ari abaganga bafite imiti, ariko none iyo miti itera ubwandu. Ubwo bwandu rero nabwo bukaburirwa muganga. Ubwo se bimeze bite? Abaganga bo ku isi ko kibatavura ubwo bwandu? Ngira ngo niba mbashije kumva neza, uri kuvuga yuko udashyigikiye urukundo rw'abakundana rw'abasore n'abakobwa? Urukundo ruriya ndimo kurubona ko ari urukundo rurimo kusa nk'urukundo mvaruganda, mvaburaya. Urugero ushobora kubona abantu bitwara nk'abantu batafite gahunda yo kuzaramba. Nk'ubu ngubu ushobora kwinezeza uno munsi, yego ukanywa ya zose, ukabona abakobwa bose, ukabona abahungu bose wifuza, bakaguha amafaranga yose wifuza, ariko si urukundo urarubonye? Akabazo noneho k'amatsiko, wowe urubatse ibyo ari byo byose? Yego. None se ubwo wowe watangiye kudetinga cyangwa se noneho kwegera umugore muri kubana ngo ufite imyaka ingahe? Birumvikana nari maze gukura, maze gukomera. Maze gukomera ni ukumenya gusoma no kwandika bihagije. Icyo ni kimwe. Gukomera ni ukumenya kuzigama, kuva mu bwana bwawe ukazigama ukabona 10,000, ukarya 1,000, ukazigama 9,000. Ibyo bikoze mu myaka 10 ubu ufite angahe? Urubyiruko ruzakinsubiza ubutaha, bazanshakira igisubizo. Uko niko gukomera kuri iyi si. Hari ikindi wongeraho? Arakoze cyane Barafinda. Rero ngira ngo nihe message none ushobora kugenera abagukurikiye muri kano kanya ku bijyanye n'uburyo bagomba gutsinda ibishuko cyangwa se abakristo muri rusange? Birumvikana baba abakristo. Kuba umukristo ni ukuvuga ni umuntu wemera umukiza. Ubukristo ni ugukiranuka. Gukiranuka rero ni ugukiranuka wiva mu bibi ujya mu byiza. Reka inzego bagezeho zose bashireho agapira hasi, hanyuma bafata urugero rwiza rwa Yesu Kristo. Bazambwira fiance we yarinde. Fiance babe bashakisha uburyo bashakisha uko bazabaho, hanyuma bategereze tuzabashire gahunda yo kubashingira abafiance nyabafiance baturutse ku Uwiteka. Igihe kikwemereye ugigejeje, ariko wifate neza urambe. Hanyuma nimbaravu ari disease, ujye ureba umuti n'uwo kwifata. Wamara kwifata ugahugira mu kazi kenshi,
nuhugira mu kazi kenshi ntuzatekereza ibintu bya sexy cyangwa byo kujya mu rukundo mvaruganda. Hanyuma uzarinde ujya ku rukundo nyarukundo rw'Uwiteka, ujya kurwubaka mu mvugo y'abubo gushira mu mago cyangwa gushirwa mu mago. Bityo rero muzarwubake mubakiye ku musingi w'Uwiteka, apana ku musingi wa Satani, kuko ni igishuko kibi abantu batigeze babona kandi kizabajyana habi. Ariko Imana na Yesu Kristo bazaguha umurongo mwiza, umurongo udatatira kandi umurongo udahetamye, ariko umurongo uzakuganisha mu ijuru kandi ufite umwuka wera. Uwo mwuka wera wagira ngo ni umwambaro wera w'abapadiri n'abandi bose bambara, bene data b'Abayisilamu. Nujya ubona amakanzu yabo arera. Ruriya ni urugero rwiza, ni umwuka wera rero baba bafatiyeho mezire. Uruzitiro rw'umwuka wera ni urwo ngurwo.